mbere ya byose barakubwira ati na defense mu mibare ukora ni bane na Rayon Sport nk'ikipe nkuru ikwiriye kuba bimubwira ngo twe dukina gutya ntago biraya yazakina muri Rayon nuhava undi aza ari bane muri icyerekezo ubwo niba arababwira ati muri contract Rayon Sport na defense bane nimba muri contract arababwira ati ngiye muzama freedom mu byo nkina ntacyo tubyemere ibi datanga umusaruro ariko bazagukimbiza kugeza ubu dufate Omar Nyingi hagati na Yusudiane na Kabang defense so bahari se nimero 2 iracyashaka umuntu kabiri na gatatu ziracyashaka abantu none nawo bagakenera abasimbura babo hanyuma nahoze mvuga nti Rayon Sport ni ikipe ya mbere mu Rwanda kuko mu bintu nabonye bigoye mu ba defenseur batatu gufata Nyingi ukamushyira ku ruhande nibihura Nyingi no mu center man niba Yusu adashobora niba Yusu uretse ko nko muri Rayon Sport uko bimeze biramutse biba ari bikunda ikagera nko mu center back umugosha ukinisha imoso ntuza Yusu agasa nk'ukina iburyo none bagashaka umu defenseur usa nk'uhengamira ibumoso niba bamubona umukurikirano wamukura akina he ibumoso iburyo Abdul akina ibumoso yishimwe Abdul akina ibumoso uwo yaba ari sawa rero akina ibumoso kabisa muri bo defenseur kuko Abdul Jalil akina hagati yabo none kubera hanyuma Rushema no Abdul bagakina basa nk'abajya guhindura niba akina ibumoso yaza agakina ibumoso Mari Nyingi hagati Yusudiane iburyo no Kabange ndamubona imbere cyangwa se n'umusimbura ubonye Obedi warabimetiriza asanzwe kinyo system kwa ameze nk'ukina 11 Obedi abona kanwa preto kuri urwo ruhande urundi rero naho harashaka undi unyerera yasa undi muntu unyerera nyine uri offensive cyane so hagati rero kare Rayon Sport yatakaza Majaliwa oyo yamutakaje Rayon Sport yagiye na Dafaragenda urumva kare na Dafaragenda nka rero nta masezerano afite ni cyari gisigaye cya champion yasinye amezi atandatu yasize umwaka n'igice umwaka umwe n'igice muri bandi batandukanye amakuru mfite nuko umutoza ntamubona oya ntago wamugumana umutoza ntamubona uragendera nimero 6 mu mikino hanyuma oya baguze Rayon Sport yatangiye zifite 6 enye muri ise zikoresheje ba 6 4 nyinde sawi na Richard wa 5 Majaliwa atabarirwamo Richard si mubara Kanamugire Majaliwa atabarirwamo hari Kanamugire hari Dafe hakaba Sefu hakaba donc na Richard yarakinnye undi wakiyongeraho nyine ninuza muri oya ni ubakaseri bahari hasigara umwe gusa Roje nawe ariko na squad player nta squad player ariko kangwiza ukuri squad player oya ni umunyarwanda squad yabaye categorique yabwiye ko mukina cyane Dibumba ntakorwaho Jordan Dibumba Dibumba Jordan we ni ngomba avanye muri Etincelle gukina mu abantu bose muri mukura bya kwanga muri mukura bya kwanga ariko kandi mukura numva nisize ebyiri cyangwa duva yasinye imyaka avuye muri Etincelle arasoje oye bwo aracyafite umwaka umwe niba mushize muri mukura yasinye yari muri abana umwaka ushize yari muri Etincelle cyangwa sinye atese zimwe ashaka sinye oya barayagura amasezerano ariko ngafite release clause muri mu masezerano ye ariko we yabaye categorique n'umukongomani harya akina 6 atsinda akinya mu amakipe mbere bya bitego bibiri gihugu amakipe umukaseri hatari amaze gukira amakipe bayitsinda igitego 3 yakiniye Twan amare igito ku makuru mfite yabaye deuxième division oya iri muri première division bare kwimanuka hanyuma Etincelle uramutara ntashaka kugenda yateye umupira muri Etincelle abantu bose bari baremeye bira n'amakipe Kigali yamushaka witwa MD Mukura yaje Rubavu aje kureba imikino ye musone Prote champion uyu niwe mukinnyi yaje Rubavu Prote yamuguze nzo zitararangira ariko munyereka aba bakongomani muvuga ko bakomeye ubanyereka uko bashakaga cyangiye bashakaga Dibumba bagashaka n'uyu mukongomani waratsinze ibitego byinshi yitwa Ndehari Rutayizamu wari Etincelle atsinze ibitego 10 wagiye muri Kenya wagiye muri Kenya yitwa namwibagiwe mwataka watsindaga cyane ndumva nanjye bise yigenda kandi yagiye muri Gor Mahia ari no watskora muri Gor Mahia abo nibo yashakaga biranga ariko aravuga ati ndatwara nta kibazo dufite abimbere barihagije turajya muri turashaka mu defense system nkina nibyo afite nanirwa Aimable defensive midfield nibyo afite umuntu twa Fred mfite n'abandi bakina batandukanye ariko mediane yanjye shingiye ku muntu twa Dibumba
akina gatandatu akina 8 yakina n'10 n'umupolivari none azi kurekipera afite imbaraga ni n'umubora je namukuriye ko atsinda ibitego Mukaseri utsinda ibitego ntabwo asanzwe cyitwa Dibumba Jordan oye n'imbaraga niyo watanze pasi aperitsindwa igitego wabonye ukuntu Mediane byakomeje na Mediane yamukura yongeraga hano hari ndwaye Mable none rukaburukuta Dibumba ndamushaka agenda atembera ariko Mable rero niba mutekerezaho uriya mwana ko afite n'abanyarwanda ko mbona rusha bakanye gatandatu bakina ari batatu abakaseri ngo mukura barayisenya ahubwo ubwo nuba mukura agiye kwisenya aba nimero 6 ariko kare wamugumanye ntago ari ngombwa kumuzana kuri nimero 6 mfite Jordan wemeye ko wagumanye kana Kazu bekara mubara nk'umusimbura ko umva ngewe nagura mu yakinye muri muhazi ahubwo ni Bomba ni muhazi ntabwo ari nicyo cyankomvise Naisa aribeshya akagira ngo kanamugire ahari nkubanzamo ndi kuvuga aho kugira ngo bize ko yaguma nk'umunyarwanda muri squad ariko advice nge natanga ahubwo natanga advice kuri rutonesha amaze kuba produit fin aho kugira ngo ujye kuri ntarindwaye Osborne rutonesha arasoje muri Goreza cyane polisi muri Honda bize yebo we polisi ashaka kumugarura kumusubirana umwe mu banyarwanda uramana wo misozi miremire imbaraga uje byose makase Osborne burya no kwa Casemiro tamaze muri Reyo ni igiki burya no kwa Casemiro banamutize ntuze banamutize babatiza Kanamugira akajya muri Gorilla Osborne mu rwego rw'Kanamugira ngo muri Gorilla ndiko rwego ni urwego umaze imyaka 3 muri Reyo cyangwa amasezerano y'iki wananiwe gukomveka aba Reyo abantu muri Rayon Sport bano batara president Tade president Muvunyi umukinnyi w'umunyarwanda uri kuri standard ya Rutonesha Osborne shani bake pe nta mukino n'umwe atagukina niyo yaba mpuzamahanga kuri uriya mwana Rutonesha nakorwa ariko nawe yajya ncanga ni 6 n'umunani byose ari abamediatere bari moderne kare nuko bameze bakina poste zose yewe mbona byaho gize imbere ya defense 6 wacize Casemiro najya huzagurika imyanya myinshi ni 6 oya Casemiro muri Heroes yakinaga 8 si Dibumba uyu ni Dibumba Jordan niba ari Dibumba ari 6 Rutonesha yifuje ko akunda umunani ubu twakevera risha rifata magnifique abazi ahandi mu mahoro iki cyitwa Dibumba Jordan umutoza yaraje afata nimero haba mahoro ubona kuri amajyane reba buryo Keve yaguye Karenzi numva uriya ngo Rutonesha umwanya akunda we umwemera gutera imikwaje no ku 8 akunda nimero 8 none yabaze Dibumba niba ari 6 Rutonesha bakwaritera n'ibisanzwe Rutonesha 8 Dibumba 6 icumi mose ngo icumi mose ngo tasera acha impamvu abaje ba Rayon Sport no kubashimira no ngo mwarakoze isigaye haje pasi Yisigaye ni page Dibumba atsinda ibitego Dibumba muhire Kevin yatsinze Rayon Sport igitego cya mbere mu kwaju yereye irya bibiri match ya Aperi yacenze Claude aradandabirana aza Dauda aramucenga atanga pasi kisu igitego cyamukura narabikurikiranye yacenze naraba kuri televiziyo yanyuze kuri 7 acenga Claude niyo mugabo haza Dauda amaje kumufasha ruhande ku mafaranga make nje niyo nabaje amafaranga niyo natinye ndavuga umukaseri weri n'abakini babiri ibaza umukaseri yagiye kuri 7 baba biziranye ahubwo arusigana mwanya we acenze Claude niyo mugabo bikirangwa Dauda aryicenga nawe atanga pasi y'igitego erega impamvu tuvuga ibi buriya shampiyona kiragoye abakinnyi bava muri shampiyona zindi zitandukanye bakaza kwiyadabuta bikanga arumva Kazu ugasanga nk'umuntu kare avuye nko muri Ghana ari umukinnyi mwiza ugasanga nk'umukinnyi nka kuno kwa Baramuti ugasanga nk'umukinnyi cyangwa se bano bakinnyi bandi basanzwe baza mu Rwanda kugira ngo umuntu reba nk'uyu mwataka bita Mensa yabaye top scorer vice top scorer muri CAF Confederation Cup ari mu ikipe ya yitwa gute ikipe Dream muri Ghana ibaze umuntu ku rwego nyafrika ari mu top scorer no wa kabiri aje muri Mukura ntari muri top scorer 5 bo muri shampiyona y'u Rwanda ikintu gikorera ko shampiyona y'u Rwanda igoye uwabashije no kwikina akayimenya aruvuze ngo abedi twamwibagiwe ntabwo twamwibagiwe
ahubwo hari ukugenda biruta si izina gusa ngombwa Abedi oya kuvuga Abedi ahaje rutonesha nk'umunyarwanda none se Abedi bari ku mwanya tumurebe na Musengo Tense wafatana Musengo yenze ubushobozi bwa Abedi ubinyeretse imyaka 3 atari ibintu by'umwaka umwe atari muri Musengo nubwo ari igipapa kirahuze kare wabonye ka video muri Yusudiani Abedi n'umukozi Abedi ni umukozi arakora. Abedi ni mwiza ariko Musengo n'urundi rwego Musengo byari nko kugarura Ruvumbu wa muntu ufata icyemezo uburyo ukinisha nacyo kintu reyibura n'abafana ba Simba barabivuze Simba irakina itagira umukinnyi umwe wakora itandukaniro Rayon Sport mu byasize isezo mu gihe byagiye umukinnyi ifite kandi rero imyaka yose iba imufite ubundi igihe Babokota uyu murundi wa Cedric bakasiriye Sarupongo na Onana umusitari w'ikipe igitego mukakibona Rayon Sport yakinaga yakaba ari Muhire Keve yakinaga neza igezo biranga igitego yasize Rayon Dibumba umukasiri Dibumba Jordan no magnifique aha ni Huye ananshakire aho yatanze pasi batsinda APR uwo ni Dibumba Rayon Sport itsindwa igitego cya mbere uwo ni umukasere Rayon Sport ishaka oya umutoza ariko oya yarabwiye umukasere utsinda n'urundi rwego none ibibazo niba ufite Dibumba ukagira na rutonesha bose barashota sigomba ko bagera ku izamu bose bashotera kure ariko Masengo byasaba ko ari buze gukora nyine kurumva rutonesha nawe hari ukuntu asa nk'uri slow uyu mpapa Dibumba niwe nyine wasaba gukokorera nemo Mediane yabo babiri bikomeye n'urutare buri wese afite ubushobozi bwo kudefanda no kwataka Musengo defanda kwataka bamaze kumenyerana bakamenya uko basimburana mu gihe rutonesha ashaka kujya kwataka akagenda unagasigara Musengo gutyo iyo Mediane yabikomeye buriya aya makipe yacu nginge mbone ikibazo ahura nacyo ni ugushaka gutera igiceri sibyo kandi nta bushobozi ufite reka gutera igiceri hano hari abakinnyi rero yatoranyamo muri iyi shampiyona Dibumba ni ibindi Dibumba Jordan bamwita Jordan Dibumba hari umutaramu wambwiye ngo iryo zina ariko ngo yosugira ngo Omar Nyingarakije izamu Dibumba iryo zina ngo mu ikipe y'abafana uriravugitse cyane po yaramwete kuryogeza ntako bisa Dibumba Jordan ari n'amazina yo kogeza dukeneye ariko batarangira ku mazina Musengo Tansere cyane dukeneye abakinnyi batarangira ku mazina hano ari n'abazerwa babiri muri Mediane cyangwa y'Abatanzania ikibazo cyabo nabo Magnifique dufasha tugareka akavidewo ka Musengo Tansere ariko yagukundiye agashoboka abo umukinnyi w'igitangaza ariko umenya uko umanaginga hanze y'ikibuga mubwira uko yitwara ubundi aguha ibyawe byose mu kibuga ukeneye batatu b'imbere ubwo ibyo turi kuvuga twibagiwe ko mu bagifite amasezerano ubwo muri Mediane ngeri Richard namugumana ko mbibona na Paple njye namugumana urabagira ariko abo ngabo ariko bakaba ari squad players rwose urumva hanyuma batatu b'imbere sasa ubwo Mediane ya mbere ya Rayon Mediane ya Rayon ikwiye kuba ari rutonesha niba wabonetse Dibumba kuko mukora nayo n'ibyirona ikipe yoroshye wamubonye Musengo uyu ni Tansere yabyinaga muri cheze ya Yusudiani yambaye Rayon reba inyuma Yusudiani Omar Nyinga akoze akazi yabyinaga mubona se ni cya Tansere bana yayiseze Kiyovu uramubona na mbere yuko juna 30 ayikina kubwira ati njye byarangiye ubwo suri ubwo baza wamubona sha yotinye uwitwa Masengo ariko cya Masengo giteye ubwoba kare kuri Manchester na Kiyovu yaragiye kwikura amahirwe igitego cyayisuzuma wayisuzuma ya bonga akamukubita imyitozo nk'iy'ukwezi aya bonga muri bu ni nk'ibi twavuga ngo aya bonga biragoye ko azaguma muri rero kubera iki mfite amakuru nyine bamutwaye se wakura ese barajya muri polisi ntabwo baburundi Rayon Sport kugitari kwandira kuri Mwambare Serge ko nta kazi afite Serge suyu wa nationale amaze igihe kinini akora iki yavuye muri polisi kera harya
akora iki akora iyo nationality yasabye ko bamwongerera bamushidikanyaho nacyo sinzi basi umushidikanyaho ntajya nyemeza mu mbabare yabasabye ko bamwongerera bakamushyira kuri miliyoni 2 ku makuru Karenzi niba uza ya bonga shaka umunyamahanga wundi ukomeye kuko bamwambara Serge uzajya ufata ibyo bambaye shaka ya bonga namenye ajya kujya muri Afrika y'Epfo agashakayo uwongera ingufu tukanamwemera twese wa mu defenseur kumbe ni impizanyo y'intare twavugaga Abdul wamukura ngo ni impizanyo y'intare kwa katibite ubwo biragoye ako katibite ajyana imikoranire uheruka gutizwa n'ikirema ubusinzwe byashoboka oya pare gutizwa byo ntibirimo ineza nyabiragoye nazibyaje duko byagenze byatanze message iremereye cyane nawe se byare nebyo murabyibagiwe ko mbona kiri na mutose Tansere Masengo sinzi mubiri murebera kure ubona ari kubyina Kadebe ubona ari mukuru ariko Masengo muri uyu mwenda wa burya Richard ari chairman wa PER yari yamuguze byarangiye Masengo byarangiye byose byarangiye amasezerano muri cyo cyane muri cyo sinzi udukomplikasiyo twaje ku munota wa nyuma ariko byose byari byararangiye baba ko ari ikipe nk'umushaka sinzi byarukujijisha rero sinibuka neza icyabaye ariko byari byarangiye uyu Masengo chairman wa PER yaramukundaga cyane yari yamuguze azi gukina ikintu cyo biramushinja najya mu kwezi kwa mbere kwa yasezera gusa yarafite travail aravuga cyo mushinja no kuvada shakoza amaso ariko travail iki naruvumbu yakinaga hwari amakufuru kababizi ko uyu musaba akazi ko afite rutonesha ni muto Dibumba simiza ariko ukuntu aba yiruka mu kibuga nta kibazo Dibumba afite uyu rero icyo asabwa no gutsinda cyangwa se gupasa abagenzi be ufite ku mpande kanaka naho mani nyingi imbere yawe wowe hitamo urawuhane yatware mwaba cyakoreye umborenga mwaba cyakoreye umborenga igitego cyo bwange filime Kadimu yakoze abo umwana yarusha imbaraga mu mborenga cyane amusana igitego oya kizo cya Masengo cyana kina Frilo kikesabira ku mpande ku buryo muri mwiza mundi ntago menyaho uzwari igihe Kiyovu yabuze 9 akajya kina ku 9 kubera ko ari muremure Masengo yakina 9 yakina imyanya zo poste yakina 10 yaca ku ruhande urizi ko Omar Nyingi nako Faringanye ashobora kujya kuri 7 uyu akajya ku 9 hoya Faringanye ni point nta oya bira bahinduranye imyanya niba umufashe wo mu defenseur urajyana nawe ku ruhande uyatsinda igitego ariko ya style ya Cristiano na Benzema wamenya gumata bahinduranya ku 9 ahinduranye Benzema akabakurura akabajyana Cristiano akisanga ari imbere y'izamu wenyine witwa Masengo arani de Sevar jezi ni kipe zitararangira tayari na 30 arayikina kuko Kiyovu no